Ikimenyetso cya mbere cyereka umukobwa ko umuhungu yamukunze, usanga iyo muri kumwe agerageza kugukoraho. Iyo umuhungu agerageza gukora ku mukobwa n'iyo bitari ngombwa, akenshi nibwo buryo nyamukuru umuhungu aba abonye bwo kwereka umukobwa ko amukunda. Iyo ashaka gushimangira ikintu runaka yakubwiye maze akagukora ku kiganza cyangwa se akagukozaho ivi atabishaka mwegeranye, urubuga parade.com rwemeza ko bene utwo ari utumenyetso tukwereka ko umuhungu akwiyumvamo. Ikimenyetso cya kabiri kikwereka ko umuhungu yagukunze. Iyo mwahuye inshuro zitari nyinshi mbere ugasanga arakibuka ibintu mwigeze kuganira, we mukobwa ujye umenya ko umuhungu harimo akantu kuri wowe. Iyo umuhungu agukunda agutega amatwi akwitayeho, kuko nibwo buryo bumufasha kukumenya neza no kubasha guhuza nawe. Ikimenyetso cya gatatu, muba inshuti magara ku mbuga nkoranyambaga. Abahungu ntabwo bakunze kohereza ubutumwa busaba ubushuti ku mbuga nkoranyambaga nk'abakobwa iyo mudasanzwe muziranye cyangwa se muri inshuti. Niyo mpamvu iyo umuhungu akwitayeho usanga akenshi abinyuza ku rubuga nkoranyambaga runaka kugira ngo agire icyo akwibwirira. Urugero nko gushyira utumenyetso ku mafoto yawe twerekana ko yayakunze kandi agakunda gutinda ku byo ushyira ku mbuga nkoranyambaga. Ikimenyetso cya kane, ahora iteka ashaka ko muhuza amaso. Aha bikaba bitandukanye n'iby'abakobwa. Iyo umuhungu yakunze umukobwa bahuye bwa mbere aramwitegereza cyane ngo arebe byibuze ko bahuza amaso. Iki nacyo ni kimwe mu bimenyetso byereka umukobwa ko umuhungu amwifuzaho ubushuti bukomeye. Iyo muhuje amaso ukabona akomeje kukwitegereza, aho uzamenye ko wamutwaye umutima. Ku rundi ruhande ariko iyo muhuje amaso ukabona ahise yirebera hirya, uzamenye ko nta kanunu namba. Ubundi wikomereze gahunda wari urimo, niba wari urimo kwandikirana n'inshuti zawe wikomereze. Ikimenyetso cya gatanu, umuhungu akora uko ashoboye akakwereka ko yitaye ku biganiro mugirana. Iyo umuhungu yagukunze agerageza kukuvugisha. Hari igihe bitangira ari ikiganiro kidashamaje, ariko uko mugenda muganira niko mugenda mubona amahirwe yo kurushaho kumenyana. Rimwe na rimwe usanga abahungu bibagora kubona icyo bavuga iyo muganiriye bwa mbere, ariko buhoro buhoro bakagenda binjira mu kiganiro kugira ngo akwereke ko azi gutega amatwi, ijwi naryo rikagenda rihinduka. Muti rihinduka rite? Niwumva ijwi rye rigenda rigabanya intege igihe muri mu kiganiro, uzamenye ko umuhungu ashobora kuba atakwitayeho cyane. Ariko niwumva ijwi rye rifite agatege kandi riva mu gituza, ari nako akubaza ibibazo bijyanye n'ibyo urimo kumubwira, icyo gihe uzamenye ko umuhungu akwemera nta shiti. Umusore wagukunze agashaka kukwereka ko ari we ukwitayeho iyo muri kumwe na bagenzi banyu harimo n'abahungu, birumvikana, usanga agerageza guhagarara yemye, agasa n'uwishonjesha, intugu akazigira nk'iza kagoma cyangwa se kurega agatuza, ubundi agatambukana ishema n'ubwema kugira ngo ubone ko ari umusore uhamye. Kukubaza niba ufite inshuti y'umuhungu. Iki nacyo ni kimwe mu bintu by'ingenzi bishobora kwemeza ko umuhungu yifuza kukubera inshuti. Ariko rero ntabwo abahungu bose bakunze kwihutira kubaza icyo kibazo, ahubwo usanga bibarishwa utubazo two guca hirya no hino kugira ngo barebe ko waza kugeraho ukabyivugira ubwawe. Ashobora nko kukubwira ko nta muntu afite cyangwa se nta nshuti y'umukobwa afite, yizeye ko nawe ushobora kuza kumubwira uti nanjye nuko, ubwo agahita afatiraho. Iyo urimo kuganira n'abandi basore, haba kuri telefone cyangwa se imbona nkubone, umuhungu ugukunda cyangwa kwifuzaho urukundo usanga atangira kubura amahoro, akajya akureba buri kanya yibaza ibyo murimo kuganiraho. Ariko iyo nta rukundo akwifuzaho, kuko ubona uvugana n'abandi bahungu nta kibazo bimutera, ahubwo ubona yirangariye ari mu bindi. Impuguke mu by'inkundo zivuga ko abahungu muri kamere yabo habamo guhora bashaka gukemura ibibazo. Noneho iyo bigeze kuwo bifuzaho urukundo cyangwa se bakundana, bahora bagerageza kuba abambere mu gushakira ibisubizo ibibazo umukobwa afite. Wowe mukobwa nuramuka uvuze ikibazo ufite muri kumwe n'umuhungu kandi akaba agukunda cyangwa se akwifuzaho urukundo, ahita atekereza uko yakemura ikibazo cyawe yihuse, akaba yakora n'ibyo utatekerezaga ko yashobora, kuko aba yifuza ko umubona nk'intwari yawe. Ashaka kureba uko witwara iyo avuze ikintu gisekeje muri mu ruhame. Iki ni ikintu cy'ingenzi umukobwa agomba kwitaho cyane igihe muri hamwe n'inshuti zanyu. Umuhungu nagira icyo avuga muri mu ruhame cyangwa se akavuga akantu gasekeje agira ngo arebe ko museka, ubundi agahita guteraho akajisho ngo arebe uko wabyakiriye, uzamenye ko ari ikimenyetso gikomeye cyerekana ko umuhungu yifuza ko nawe umwitaho. Kukubwira ingamba z'ahazaza he. Niba umuhungu akubwira ingamba z'ejo hazaza he,
uzamenye ko hari amahirwe menshi ko agukundira uko uri n'uwo uri we. Uti kuki? Kubera ko umuhungu ashobora kuba akubona muri gahunda afitiye ubuzima bwe buri imbere, akaba arimo kugerageza kureba ko nawe ushobora kuzinjiramo bigahura kandi bikamugwa neza. Ikimenyetso cya mbere, kuguhamagara cyangwa se kukwandikira ubutumwa bugufi yasomye ku nzoga zisembuye cyangwa se yasinze. Muri make, abantu benshi bemera ko amagambo umuntu avuga yasinze akenshi biba ari nabyo bitekerezo bye iyo atasinze, nubwo atari byo buri gihe. No mu Cyongereza barabivuga ngo a drunk person's words are a sober person's thoughts, cyangwa se ngo amagambo y'umuntu wasinze nibyo bitekerezo bye iyo atasinze. Ibi rero babishingira ku kuba inzoga zisembuye akenshi zituma umuntu abasha kugaragaza amarangamutima ye ashize amanga cyangwa se ashize ubwoba. Inzobere mu kumenya ko abantu babiri baberanye, ibyo bita matchmakers, zemeza ko niba umuhungu aguhamagaye cyangwa se akwandikiye ubutumwa bugufi yasinze, uzamenye ko akwiyumvamo, ariko nanone ugomba kwitondera babandi bahamagara mu gicuku bavuga amagambo aterekeranye cyangwa se amagambo y'urukozasoni. Ikimenyetso cya kabiri, umusore ugukunda iyo uri hafi ye ahindura imyitwarire. Ubusanzwe abasore bafite uburyo bitwara butandukanye n'ubw'abakobwa igihe bahuye n'ikibazo runaka cyangwa se bahuye na stress, ariko nubona umusore afite ukuntu yahinduye imyitwarire mu buryo budasanzwe, nko kuvuga menshi cyangwa se akavuga make atari ko yari asanzwe, birashoboka ko yagukunze ariko akaba atazi uburyo yabyerekana. Ku bakobwa ho usanga babuze ibyicaro cyangwa se baturatuye nk'uko bamwe babivuga. Ikimenyetso cya gatatu, kwambara neza ngo akugaragarire neza. Ibi birumvikana cyane, nta mukobwa n'umwe wifuza gusohokana n'umuhungu utagaragara neza cyangwa se ugaragara nk'ingegera. Ikimenyetso cya kane, agusaba ko yakugurira utuntu dutandukanye. Umuhungu nagusaba ko mujyana akakugurira amafunguro ku mugoroba, dine cyangwa se dina, cyangwa se akagusaba ko yagufasha mu kibazo runaka gisaba amafaranga, uzamenye ko yifuza kugufata neza no kukunezeza kuko agukunda. Ikimenyetso cya gatanu, inshuti zanyu zibaha rugari cyangwa se kubaha amahoro kugira ngo mwiganirire. Nujya gusura umuhungu ugasanga ari kumwe n'inshuti ze ukabona zirahagurutse ziragiye, uzamenye ko uri umuntu we bikomeye. Icyo gihe uzahita umenya ko yabakubwiye, yabakuganiriyeho, kandi ko akeneye kubona umwanya wawe nawe gusa muri mwenyine. Ikimenyetso cya gatandatu, iyo hagize ugusagarira arakurengera. Kimwe n'abagore, abagabo nabo bazi kurwana ku byabo iyo hagize ushaka kubangamira uwo bakunda. Kandi nubwo ari ibintu bishimishije no mu buzima busanzwe, ni n'ikimenyetso cyiza cyane kikwereka amarangamutima umuhungu agufitiye. Ikimenyetso cya karindwi ari nacyo cya nyuma, iyo urwaye cyangwa se wumva utameze neza akuba hafi. Mu miterere y'umubiri wa muntu, abagabo kuva kera na kare barangwa no guhora biteguye gufasha abo bakunda. Niba urwaye, umusore akagusaba ko yaza kukureba akuzaniye icyo ubasha gufata, no kuvuga icyo kunywa cyangwa se amafunguro, ntuzirirwe wibaza byinshi. Uzamenye ko uwo musore agushakaho umubano ukomeye.